Hari uburyo bune gusa umuntu ashobora kubonamo amafaranga hano ku isi. Ushobora kuba umukozi uhembwa umushahara, ushobora kubikorera ku giti cye, ushobora kuba nyiri ubucuruzi ufite systeme cyangwa ubucuruzi bukwinjiriza, cyangwa se ukaba umushoramari ukoresha amafaranga kugira ngo abyarande. Ariko hari ikintu gikomeye cyane abantu benshi batamenya neza. Aho uri muri ubu buryo uko ari bune niho hagena niba uri kubaka ubutunzi cyangwa niba uzamara ubuzima bwawe bwose wiruka inyuma yabwo. Muri iki kiganiro turareba neza aho ushobora kuba uhagaze aka kanya, impamvu ushobora kuba uhagaze aho, ndetse turarebera hamwe nuko ushobora kwimukira ku ruhande rw'abantu bubaka ubutunzi. Nizi iyi myumvire cyangwa se ubumenyi nshaka kubasangiza bwa mbere mu mwaka 2017 binyuze mu gitabo cyitwa Cash Flow Quadrant. Ni igitabo cyanditswe na Robert Kiyosaki. Ariko mbere yo gusobanukirwa neza ibyo bice bine by'amafaranga, reka tubanze twumve gato inkuru imwe, kuko numara kwiyumva neza witonze ibyo tugiye kuganiraho uraza kurushaho kubisobanukirwa neza ndetse no kubyumva. Hari umudugudu muto wari ufite ikibazo gikomeye cyane. Uwo mudugudu nta mazi wari ufite. Abaturage bagombaga kujya kure gushaka amazi buri munsi, maze abayobozi b'umudugudu bafata icyemezo cyo gushaka abantu babiri bo gukemura icyo kibazo. Abo bantu bari uwitwa Eddie na Bill. Eddie yahise atangira akazi ako kanya. Yaguze indobo ebyiri akajya ajya ku kiyaga akazana amazi mu ndobo akayazana mu mudugudu buri munsi akayagurisha. Yaheraga mu gitondo kare akajya kuvoma amazi akoresheje indobo akageza nimugoroba ari kuvoma. Eddie yarakoraga cyane, kandi kubera ko abaturage bari bakeneye amazi, Eddie yabonaga amafaranga meza kuko ayo mazi birumvikana yaragurishwaga. Abaturage barishimye cyane. Eddie nawe yarishimye kuko yabonaga ubucuruzi bwe buri gukemura ikibazo cy'abaturage ndetse n'abakungukiramo amafaranga. Yatangiye gutekereza ati, nabonye igisubizo, nzakomeza gukora gutya ubuzima bwanjye bwose buzaba bwiza. Ariko Bill we yari afite ikindi gitekerezo, yari amaze iminsi yigaho neza. Mu gihe Eddie yacuruzaga amazi avomesha indobo, Bill yaburiwe irengera amezi menshi abantu batazi aho yagiye. Nta muntu n'umwe wamubonaga. Eddie yarushagaho kwishima kuko yabonaga ko nta muntu bahanganye mu bucuruzi bw'amazi. Yatangiye kujya yibwira ati, ni njye njyenyine ufite iki gikorwa cyose, iri ni isoko ryanjye. Ariko nyuma y'igihe Bill yaragarutse, kandi ntabwo yagarutse afite indobo. Yagarukanye n'itsinda ry'abubatsi. Batangiye kubaka umuyoboro uhuza ikiyaga n'umudugudu. Uwo muyoboro wazanye amazi ahoraho, amazi akajyaza amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7. Amazi ya Bill yari amazi meza kurusha yazanwaga mu ndobo, kandi igitangaje kurushaho yarahindutse ku kigero cya 85% ugereranyije nayo Eddie yacuruzaga mu ndobo. Abaturage bose bahise bahindura uruhande bajya kuri Bill. Bose batangiye kugura amazi ye. Eddie yahise agira ubwoba bukomeye cyane. Yongeye kugura izindi ndobo nyinshi, anitabaza abana be kugira ngo bamufashe babashe kuvoma amazi menshi. Yatangiye gukora kuva mu gitondo kugeza nijoro, ndetse akajya akora no muri weekend. Ariko hari ikibazo kimwe atabashaga guhangana nacyo. Ntushobora guhangana n'umuyoboro w'amazi ukoresheje indobo. Bill we yakomeje kubaka umuyoboro. Ajyana umuyoboro we mu yindi midugudu, ajyana amazi mu migi, hanyuma atangira kujya yohereza no mu bihugu bitandukanye. Yinjizaga amafaranga make kuri buri ndobo y'amazi yanyuzaga muri uwo muyoboro, ariko buri munsi mu miyoboro ye hacagamo amamiliyoni ibihumbi by'indobo. Amafaranga yakomezaga kuza. Yabonaga amafaranga yiryamiye, yabonaga amafaranga ari mu kiruhuko, yabonaga amafaranga ari gusangira n'umuryango we kuko yari yarubatse system. Eddie we yakomeje gukora cyane ubuzima bwe bwose, ariko yapfuye gifite ibibazo by'amafaranga. Bill we yari yarubatse ikintu inshuro imwe gusa, maze gikomeza kumwinjiriza imyaka myinshi. Nyuma y'iyi nkuru, ikibazo gikomeye ugomba kwibaza ni iki: ese ndi kubaka umuyoboro w'amafaranga cyangwa ndi guhora nitwaza indobo? Akazi kawe ni indobo, umushahara wawe ni indobo, kandi nta kibi kiri mu kugira indobo. Twese hari igihe tuzikeneye kugira ngo tubeho. Nanjye reka mvugisha ukuri, hari igihe nanjye nangaga indobo zanjye, ubwo ndavuga akazi kanjye. Igihe najyaga ahantu ngatangira gusoma ibitabo byerekeye amafaranga n'ubutunzi, natashye mvuye ku kazi ka buri munsi, numva mfite uburakari bukomeye cyane. Narakariraga akazi kanjye, narakariraga abakoresha banjye, nkumva ntabakunze nabo batankunze. Natekerezaga ko akazi kanjye ariko kari hagati yanjye n'insinzi, ariko nkaba ntagakunda, nkumva ko ngomba kugakora kubera iyo mpamvu. Gusa nanone bitewe n'ibitabo nasomaga, natekerezaga ko iyo nza kuva mu kazi ejo, ako kanya ubuzima bwanjye bwagombaga guhita buhinduka. Ariko naribeshyaga cyane. Ikibazo ntabwo cyari akazi kanjye, ahubwo akazi kanjye niko kamfashaga kubaho mu gihe nari nkiri kubaka umuyoboro wanjye. Umushahara wanjye niwo wishyuraga ubukode bw'inzu, niwo wamfashaga kugira homba mu gihe natekerezaga ku byo nakora ejo hazaza. Niyo mpamvu niba uba uri gutwara indobo yawe, ugomba kunyumva neza.
ntukanga indobo yawe. Indobo ntabwo ari umwanzi wawe. Indobo yawe iguha umwanya wo kubaka umuyoboro wawe, ariko ujye wibuka ikintu kimwe: indobo ntizigera iguha ubwisanzure bw'amafaranga. Nubwo yaba iremereye gute, nubwo wayitwara vuba gute wihuse, nubwo watwara indobo zingahe icyarimwe, kuko igihe uhagaritse kuyitwara amazi nayo ahita ahagarara. Niyo mpamvu ugomba gutwara indobo yawe ukayitwara ubyishimira, ariko wataha ugatangira gushaka uburyo wakubaka umuyoboro wawe. Iryo ni isomo rya mbere. Ese umuyoboro wubakwa he kandi wubakwa gute? Kugira ngo tubisobanukirwe neza, tugomba kumenya icyo bita cash flow quadrant. Mu yandi magambo, ni umuyoboro w'amafaranga cyangwa se uburyo bwo kwinjiza amafaranga. Ni igishushanyo cyoroshye. Kubisobanura ni uguca imirongo ibiri gusa inyuranamo. Umwe ni umurongo uhagaze, undi ni umurongo utambitse. Iyo mirongo ihita ikora ikimeze nk'umusaraba, hakavamo ibice bine. Buri gice gihagarariye uburyo bumwe bwo kubona amafaranga. Ku ruhande rw'ibumoso hari umukozi, hakaba n'uwikorera ku giti cye. Ku ruhande rw'iburyo hari nyir'ubucuruzi cyangwa umuntu wubatse system imwinjiriza amafaranga, hakaba n'umushoramari. Buri ruhande rumeze nk'igihugu gitandukanye n'ikindi. Igihugu gifite imvugo yacyo ndetse n'umuco wacyo, uburyo bwo gutekereza bwacyo n'indangagaciro zitandukanye n'iz'ikindi. Abantu bari muri buri gice tumaze kuvuga bayoborwa n'impamvu zitandukanye. Kandi kugira ngo wumve neza itandukaniro, reka dutangire tureba umuntu uri mu gice cya mbere. Uwo muntu ni umukozi uhembwa umushahara. Tekereza ku muntu ukora akazi muri sosiyete ikomeye. Ashobora kuba ari umuhanga mu ikoranabuhanga, umuyobozi ushinzwe kwamamaza, umukozi muri banki, umwarimu, umuganga, cyangwa se undi muntu ufite umwuga wubashywe. Uyu muntu ashobora kuba yarize cyane, ashobora kuba afite impano nziza, ashobora gukora cyane, ariko uburyo bwe bwo kubona amafaranga bushingiye ku kintu kimwe: gutanga igihe cye kugira ngo ahabwe amafaranga. Umukozi atanga igihe n'ubumenyi bye kugira ngo abone umushahara, kandi ikintu abaha agaciro cyane kurusha ibindi ni umutekano. Ashaka umushahara uhoraho, ashaka ubwishingizi, ashaka akazi gahamye kazaramba, ashaka kumenya ko buri kwezi hari amafaranga azinjira kuri konti ye. Niwumva umukozi arimo aravuga mu minota mike gusa, uzahita utangira kumva amagambo nk'aya: ndashaka akazi gafite umutekano n'umushahara mwiza, ndashaka ahantu nzakora igihe kirekire, ndashaka akazi gafite inyungu nziza. Niba warigeze kuvuga ayo magambo cyangwa ukaba uyavuga, ushobora kuba uri muri iki gice cya mbere cy'umuntu utunzwe n'umushahara. Ariko reka tubisobanure neza: kuba umukozi si ikintu kibi, ni umurimo w'inyangamugayo. Abantu benshi bafite ubwenge bwinshi, banafite discipline, barakora cyane, kandi abenshi bari muri iki gice. Gusa ikibazo ntabwo ari ukuba umukozi, ahubwo ikibazo ni ugushingira ubuzima bwawe bwose ku isoko imwe gusa y'amafaranga. Tekereza kuri iki kintu: sosiyete ikoramo iramutse ihombye, nk'ubukungu bugahungabana, umutware wawe cyangwa se umukoresha wawe akavuga ko batagikeneye umwanya wawe muri ako kazi, ako kanya umushahara wawe uzahita uhagarara, kuko inkomoko yawe y'amafaranga yari ifite urufunguzo rumwe gusa: umushahara. Hari ikindi kibazo gikomeye: imisoro. Mu bihugu byinshi byo ku isi, umukozi abanza kwishyura imisoro mbere y'uko akoresha amafaranga ye aba yaranakoreye. Bisobanura ko umukozi akora, amafaranga akinjira, leta cyangwa guverinoma igafata uruhare rwayo cyangwa umusoro wayo, hanyuma umukozi agakoresha amafaranga asigaye. Ni ukuvuga, umukozi arakora, akishyura imisoro, agakoresha ibisigaye, akongera agakora, akishyura imisoro, agakoresha ibisigaye. Ariko abantu bari ku ruhande rw'iburyo akenshi bo batekereza mu buryo butandukanye. Abantu benshi iyo batangiye kubona ikibazo cyo kuba umukozi, bafata icyemezo cyo kuva mu kazi. Bahita bavuga bati: nzaba umukoresha wanjye ku giti cyanjye, sinzongera kubwirwa ibyo nkora, nzaba mfite ubwisanzure bwanjye. Kandi mu ntangiriro biba bisa n'igitekerezo cyiza cyane rwose, ariko hari umutego benshi batajya babona. Akenshi umuntu ava ku kazi akajya kwikorera, ariko ntaba yaravuye mu buryo bumwe bwo gutekereza, ahubwo aba yaravuye mu mutego muto akajya mu mutego munini kurushaho. Kuko mbere aba yari afite akazi kamwe, noneho agahinduka umuntu ufite imirimo myinshi icyarimwe. Agomba gushaka abakiriya, agomba kwamamaza, agomba kugurisha, agomba gukurikirana amafaranga uko yinjira n'uko asohoka, agomba gukora ibaruramari n'ibindi nk'ibyo, agomba gukemura ibibazo byose bya buri munsi muri business ye kuko yahisemo kwikorera. Tekereza ku muntu ukora wenyine, nk'umuganga ufite clinique cyangwa ivuriro rye, umujyanama ukora ku giti cye, cyangwa umwavoka, yewe n'umucuruzi ufite iduka rye acuruza bimusabye ko aryicaramo. Uyu muntu ashobora kubona amafaranga menshi kurusha umukozi usanzwe, ariko ikibazo ni iki: ibikorwa byose bishingiye kuri we. Iyo adahari, ibintu birahagarara. Ni wa muntu wo mu nkuru ya mbere, ni Eddie ufite indobo. Yarakoraga cyane akinjiza amafaranga,
ariko iyo yahagarikaga gutwara amazi n'amafaranga yinjizaga yarahagararaga. Umuntu uri muri iki cyiciro cyo kwikorera akenshi abavuga ibintu nka niba ushaka ko ibintu bikorwa neza ugomba kubyikorera we ku giti cyawe. Nta muntu ubikora neza nkanjye, nta bantu beza nabona bo kubikora nk'uko njye nabikora. N'andi magambo nk'ayo asa nayo umuntu ufite ubwitonzi no gushishoza bikomeye cyane. Ariko ibitekerezo nk'ibyo bishobora kuba urukuta ruzamubuza gukura no gutera imbere kurushaho, kuko igihe wemeye ko nta wundi muntu ushobora gukora neza ibyo ukora, uba wifungiye mu bucuruzi bwawe ku buryo iterambere ryabwo rizashingira ku ruhare rwawe gusa. Ntushobora kuva aho uri, ntushobora kwaguka cyane, ntushobora no kubaka system ikomeye izajya kwinjiza amafaranga mu gihe wowe utari gukora. Uhinduka umukozi w'ikintu witiriye ubucuruzi bwawe, nyamara ntabwo biba bitandukanye cyane na kakazi wakoraga. Tekereza ku muganga ufite ivuriro rye. Iyo agiye mu kiruhuko cy'icyumweru kimwe, amafaranga yinjiza aragabanuka. Iyo afunze amezi 2, amafaranga arahagarara burundu, kuko ubucuruzi bwe bushingiye ku kuba ari mu ivuriro rye. Ni nk'umuntu ufite salon, restaurant cyangwa service, ariko bikamusaba kaba rimwe na rimwe akanabyikorera kugira ngo iyo business ibashe kugenda. Hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'uwikorera ku giti cye n'umuntu ufite system imwinjiriza amafaranga. Uwikorera ku giti cye yubaka akazi ke, nyiri ubucuruzi cyangwa se umuntu ufite system imwinjiriza amafaranga n'ubundi yubaka system. Uwikorera abavuga ati ni gute nakora neza ibi ngibi, nyiri ubucuruzi akavuga ati ni gute nakora system neza izajya ikomeza gukora ibintu no mu gihe ngiye ntahari. Iyi niyo mpinduka ibikomeye cyane, ndetse rikaba itandukaniro ritandukanye aba bantu. Ikindi kibazo gikomeye ugomba kwibaza ni iki: nindamuka mpagaritse gukora ejo, amafaranga yanjye azahagarara? Niba igisubizo ari yego, nubwo waba ufite business nziza cyane, nubwo waba wiyita rwiyemezamirimo, birashoboka ko nawe ukiri muri cya cyiciro cy'abantu bazahagarara gukora business yabo, cyangwa se amafaranga binjiza nabyo bigahagarara. Kuko ubucuruzi nyabwo bugomba gushobora gukora niyo nyirabwo yaba adahari. Ariko noneho reka tujye ku ruhande abantu benshi bifuza kugeraho. Ni uruhande ruriho business owner na investor. Aha niho umuyoboro w'amafaranga utangirira kubakwa. Noneho reka tujye ku ruhande rwa kabiri rwa cash flow quadrant. Ni igitabo cya Robert Kiyosaki turi gusomamo ibitekerezo byagufasha kwiteza imbere. Aha niho dusanga abantu batandukanye n'abandi bari ku ruhande rw'ibumoso. Ku ruhande rw'ibumoso abantu benshi bagurisha igihe cyabo kugira ngo babone amafaranga, ariko ku ruhande rw'iburyo abantu bubaka ibintu bishobora gukomeza kubinjiriza amafaranga niyo baba batari gukora buri munsi. Reka duhere kuri business owner, nyiri ubucuruzi ufite system. Tekereza ku bantu nka Elon Musk cyangwa Jeff Bezos, cyangwa se utekereza umuntu wo muri quartier utuyemo ufite amasoko menshi, inganda cyangwa amashami menshi y'ubucuruzi. Aba bantu ntibafite akazi gusa, ahubwo bafite system. Niyo mpinduka ikomeye cyane. Umuntu uri muri iki cyiciro ntabwo yubaka akazi azakora ubwe, ahubwo yubaka imashini izajya ikora akazi. Iyo ufite business nyayo, uba ufite abantu, uburyo bwo gukora ibintu, amategeko ngenderwaho n'imikorere ituma ibintu bigenda, niyo wowe waba udahari. Tekereza ku muntu ufite societe ikomeye. Ashobora kumara umwaka wose atarajya mu kazi. Yagarutse ashobora no gusanga societe ye yarakomeje gukura cyane kurusha nuko yayisize. Kubera iki? Kubera ko atubatse akazi, ahubwo yubatse system. Umuntu uri muri iki cyiciro ntabwo avuga ati ni gute nakora ibi byose njye ubwanjye, ahubwo abatekereza ati ninde nakoresha kugira ngo akore ibi ngibi mu gihe cyanjye. Ni gute twanuza uburyo dukoramo, ni gute twakubaka uburyo buhoraho uzajya butuma amafaranga akomeza kwinjira. Akibaza ibibazo nka ni gute twakwagura ibi bikorwa. Ese uri kumva itandukaniro kugeza aha ngaha? Ijambo rikunze kumvikana mu mvugo y'umukozi cyangwa uwikorera ni ngiye, ariko nyiri ubucuruzi abatekereza cyane kuri system. Reka dusubire ku nkuru ya Eddie na Bill. Eddie yari umuntu ufite indobo. Bill yari umuntu wubatse umuyoboro. Bill ntiyavunaga umugongo we ajya kuzana amazi buri munsi, kuko yubatse ikintu cyakoraga ibyo kumwinjiriza amafaranga. Izo nizo mbaraga za business. Hari ikindi kintu gikomeye cyane gitandukanye nyiri ubucuruzi n'abandi. Ibyo babyita OPT, other people's time, cyangwa se gukoresha igihe cy'abandi. Wowe nanjye dufite amasaha 24 ku munsi. Ntushobora gukora amasaha arenze ayo ngayo. Ariko nyiri ubucuruzi ashobora kuba afite abakozi 20, bivuze ngo afite imbaraga z'amasaha y'abantu 20 ziyongera kubye. Iyo niyo mpamvu business ishobora gukora cyane kurenza ubushobozi bw'umuntu umwe ku giti cye. Umuntu umwe ashobora gukora bike, ariko system ifite abantu benshi ishobora gukora ibintu byinshi cyane. Noneho reka turebe igice cya nyuma. Icyo gice ni investor,
cyangwa se umushoramari. Umushoramari ni umuntu winjiza amafaranga akoresheje amafaranga. Abandi benshi bakoresha imbaraga zabo cyangwa igihe cyabo kugira ngo babone amafaranga. Umushoramari we akoresha umutungo afite kugira ngo ubyare undi. Tekereza ku muntu nka Warren Buffett cyangwa se umuntu ufite amazu menshi akodeshwa, cyangwa se utekereze ku muntu ugura imigabane muri business zishobora kumwinjiriza amafaranga imyaka myinshi. Umushoramari ntabwo yibaza ati nzakora amasaha angahe kugira ngo mbone amafaranga, ahubwo aba yibaza ati ni gute amafaranga mfite yakorera ndi. Nuramuka wumvise umushoramari nyawe ari kuvuga, ushobora kuzumva amagambo nka ni iyihe nyungu ku ishoramari ryanjye muri ibi bintu, ni ayahe mafaranga aya mafaranga mfite azajya anyinjiriza buri kwezi, ese umutungo wanjye uri gukura, n'urundi rurimi rutandukanye cyane n'urw'abandi benshi. Abashoramari benshi bafite ikindi gikoresho gikomeye, ni ibyitwa OPM, other people's money, cyangwa gukoresha amafaranga y'abandi. Urugero, umushoramari ashobora kubona amahirwe yo kugura umutungo munini, aho gukoresha amafaranga ye yose ashobora gukorana na banki cyangwa abandi bashoramari kugira ngo babimufashemo. Iyo umutungo utangiye kwinjiza amafaranga, ayo mafaranga agafasha kwishyura igishoro cyakoreshejwe. Ni uburyo abantu bakomeye mu ishoramari batekereza. Ariko hari ikindi kintu abantu benshi batumva. Kuba ufite amafaranga menshi ntabwo bihita bikugira umushoramari mwiza. Hari urwego rwo kumenya ukuntu ugomba gushora imari. Abantu benshi bavuga ko bashora imari, ariko mu by'ukuri baba bashyize amafaranga yabo mu kintu batazi neza, batanasobanukiwe. Umushoramari nyawe ariga, akora ubushakashatsi, amenya ibyago n'amahirwe, akanamenya uburyo bwo kurinda umutungo we, risk management. Reka dusubire ku kibazo twatangiriyeho. Ese uri kubaka umuyoboro cyangwa uri gutwara indobo? Umukozi n'uwikorera akenshi bashingira ku mbaraga zabo bwite. Nyir'ubucuruzi n'umushoramari bo bubaka ibintu bizabakorera. Ariko kumenya aho ushaka kugera, ibyo ntago bihagije. Kuva ku ruhande rw'ibumoso ujya ku ruhande rw'iburyo ntabwo ari uguhindura akazi gusa, ahubwo ni uguhindura uburyo utekereza, ni uguhindura imyitwarire n'imico yawe, ni uguhindura uko ubona amafaranga, igihe ndetse n'ubuzima. Ni urugendo rwo kongera kwiyubaka mu mutwe. Ese ukurikije ibyo tumaze kuvuga kugeza ubu, wowe uri mu kihe cyiciro cya cash flow quadrant? Ese uri mu cyiciro cy'umuntu ukorera umushahara? Uri mu cyiciro cy'umuntu wikorera se? Uri mu cyiciro cy'umuntu ufite business zimwinjiriza amafaranga se? Cyangwa uri umushoramari? Ushobora kubitubwira unyuze muri comments. Muri video ikurikira tuzaganira ku bintu 7 by'ingenzi bishobora kugufasha kuva mu ruhande rw'abantu bakorera amafaranga ukajya ku ruhande rw'abantu bubaka umutungo urambye, babanta amafaranga akorera ubwabo. Nshuti bavandimwe, mudasiba gukurikira ibiganiro byacu. Icyo uyu munsi naha tugisoreje. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho ahanini bishingiye ku kwiteza imbere, nakwibutsa gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro turi kubategurira.